Niba umurimo wawe ugira aho uhurira n'ikintu bita gushyira inyandiko mu kinyarwanda cyangwa se gukura inyandiko mu kinyarwanda uzishyira mu zindi ndimi, ngufitiye inkuru nziza. Nitwa Gerimana Jean de Dieu, ndi umudeveloper. Nagukoreye application yitwa Prestige Translate. Iyi application yubakiye kuri AI, Artificial Intelligence. Iyi application ifite ubushobozi bwo gutranslatinga ivana mu kinyarwanda ishyira mu cyongereza. Si icyongereza gusa, ahubwo ishyira no mu zindi ndimi. Kuri ubu ngubu natangiranye n'indimi zigera kuri 6. Harimo Ikidage, Igishinwa, harimo Icyesipanyol, Igiportugali, Igifaransa. So ubasha kuvana mu kinyarwanda ushyira mu izo ndimi cyangwa se ukavana mu izo ndimi ushyira mu kinyarwanda. Kandi icyo ngusezeranye nuko iyi application ifite accuracy iteye ubwoba. Ku kigero cya 90, hejuru ya 95%, 98%, iyi application ibasha kugukorera akazi ugasiga ukosora utuntu duke gusa. Iyi ni artificial intelligence. Ntabwo nagusezeranya ko 100% nta kintu na kimwe uzakosora, ariko ibintu byinshi uzasanga yabikoze neza, uzakosora utuntu duke gusa. Maze igihe kinini nyigerageza nyikoresha mu bintu bitandukanye byo gutranslatinga ajya nkora, ariko ndakubwiza ukuri iri perfect. Nanjye sineye kujya gutakaza igihe kinini nyubaka nziko nta musaruro nzayikuramo. Rero kuko igira ikimarira, nawe nziko izagira ikikumarira. Inyandiko zose waba ushaka gutranslatinga, niba ushaka gutranslatinga ibitabo, niba ushaka gutranslatinga ibinyamakuru, niba ibyo waba ushaka gutranslatinga byose, isayininge cyangwa se ugira account kuri iyi website, ubasha kwigeraho ukanze translate.prestigeexpense.dev. Website ndibutse kuyishyiraho hano kugira ngo ubashe kuyibona. Hanyuma ikindi cyiza, nashyizeho credit z'ubuntu. Umuntu wese wisayininze abasha kubona credit z'ubuntu akayigerageza, hanyuma yamara kubona ko ibasha gukora neza akishyura. Kandi rwose nubwo tuvuga kwishyura abantu bakagira bati bakamera nka badashaka kubikozwa, ariko kwishyura ntabwo ari ikintu kibi, kubera yuko wakoze ibintu nawe abakeneye kubona umugati. Kandi ikindi, izi AI models zikoreshwa hariya nazo ubwazo zirishyurwa. Nanjye ubwanjye mfite bill ngomba kwishyura buri kwezi y'ibyo nakoresheje kugira ngo iyi AI ikore. So harimo igiciro cy'iyo AI, hakazamo wenda n'amafaranga make umuntu ashobora kubonaho. Website ubwayo nayo ikeneye management n'ibindi byose, ariko icyo nkubwira, amafaranga 0.75 ku ijambo ntabwo ari amafaranga menshi ubigereranyije n'imvune wari buze kuvunika n'uburyo n'igihe byari buze gutwara. Niba ushobora gufata igitabo ukaba ushobora kugitranslatinga, tuvuge niba igitabo cyari kuzagutwara umwaka wose ugitranslatinga uvunitse, uyu munsi ukaba ushobora kugitranslatinga mu gihe kitarengeje ukwezi cyangwa se amezi 2, nta nyungu iruta iyo ngiyo. Bityo rero nta gihombo kirimo gukoresha iyi application. Ndakurarikira kuyikoresha, yigerageza ukoresheje free credits, kandi nizeye yuko niba koko akazi ujya ukora karimo gutranslatinga, uzaba witeguye no kwishyura ayo mafaranga make cyane kugira ngo igufashe gukora akazi, kandi nizeye yuko uzabona umusaruro ufatika. Ndabigusezeranya. Murakoze.